imbere nka burugero rw'urubyiruko. Nawe ubuhinzi ntabwo nabureka rwose, icyo ngicyo cyo ni ibintu bigoye cyane kuba nabigusobanurira. Bakunzi bahaha ubwenge TV, nk'uko tudahwema kubibibutsa no kubibakangurira kuba batarabikora. Noneho ni ku bijyanye n'iby'ubuhinzi n'ubworozi, tukaba twasuye umusore witeje imbere ugeze mu mujyi hagati, aho ni mu karere ka Huye. Wigira hepfo gatonya ugera kuri stade mpuzamahanga y'akarere ka Huye, urakomeza ukamanuka gatonya ukagera kuri gare y'akarere ka Huye, aho uba wahageze. Ni mu gishanga kiri hepfo ya gare y'akarere ka Huye, aho twasuye ibijyanye n'ubuhinzi. Tukahasanga umusore w'umujeni witeje imbere mu bijyanye n'iby'ubuhinzi, ufite ubuhinzi butagereranywa, atwereka ubu buhinzi bwe. Rero twamwegereye nk'ikinyamakuru Haha Ubwenge TV. Turakwakiriye ku kinyamakuru Haha Ubwenge TV. Murakoze cyane. Watangira utwibwira. Nitwa Mugisha psymeca, abandi director manager wa Tomariro company. Nk'uko mubibona ni ibinyomoro nibyo duhinga. Meka, watangira utubwira ukuntu wahisemo umushinga wo guhinga ibinyomoro. Bijya gutangira, urabona byatangiye ari ibintu umuntu atazi. Urebye ahantu urabona ikinyomoro ukuntu kimeze nyine urakibona. Urabona hari ubuhinzi twatangiye dukora, ubuhinzi buciriritse nko guhinga ibishyimbo, ukareba ukavuga ati si ibishyimbo ko bigerera amezi 3 bikata binarangira, nta kuntu nahinga ikintu kiri permanent cyafasha abantu. Urabona hagati hanga mu gihugu hari imirire abana, igwingira ry'abana. Twaje tuvuga ati reka nzahinga ibinyomoro, yenda n'iryo ry'igwingira ry'abana zaza ndirwanya. Niko kwiyongeza kuvuga ati reka ninga ibinyomoro. Burayibona ikinyomoro kimeze neza kabisa. Yego, watangira utubwira se ubu buryo bwo guhinga ibinyomoro, niba ari ibintu bigoye, niba ari ibintu bisanzwe? Guhinga ibinyomoro nta kintu kitagora, gusa byose bisaba kugira iki kwihangana no kubikunze kubyitaho cyane cyane kabisa. Nta kibazo urebye, mbega ni muri urwo rwego. None se ubu ko mbona ni umurima mugari, ni wowe witaho cyangwa ufite ubundi bufasha ku ruhande? Urebye turi company nk'uko nabikubwiye, turi company batwita Tomariro company. Gen director manager, mfite bandi bagenzi banjye 3 dukorana, ariko ninjye director manager. Ariko urebye dufite nka KSB bank idusupportinga muri gahunda ya agromobile na KSB, mujya muyumva. Nabo bagenda badusupportinga mu zindi details zigiye zitandukanye. None mujya gupanga se no mushinga, mufite isoko runaka muzagemuramo cyangwa isoko muzarishaka byose? Isoko ryo rirahari, duhanura ni ahantu hagari, dukorana na rabu na nayebu iratuzi. Nibizagutangaza kino kinyomoro mu minsi iri imbere kirimo cyurira indege. Uyu ni umusore ukiri umujeni uri kudusobanurira ibijyanye n'ubuhinzi bwe, dore ko bamwe mu rubyiruko ibijyanye n'ubuhinzi bataba babyitabira cyane, bumva batanabikora. Wowe kuki wahisemo ubuhinzi? Ufite washoboraga kubona ubushobozi bwo kuba warakoze bindi muri bya bindi twita ngo umurimo uraho woroshye. Nkeka ko umurimo w'ubuhinzi ntabwo ari umurimo buriya woroshye, cyane ko nka hano ni nubwo ari hafi y'umujyi ariko ni mu gishanga. Gute wigomwa wowe ugahitamo ubuhinzi nyine, ntube waragiye mu bindi ubucuruzi? Ikibazo cyiza cyane umbajije. Abantu benshi rimwe na rimwe niyo mbabwiye ngo ndi umuhinzi ntabwo babyemera. Vuga ati se umuntu ngaho uri umuhinzi? Nababwira ati ubuhinzi turi Abanyafurika, especially turi n'Abanyarwanda. Basogumuru bagiye ikintu cyabatungaga ni ubuhinzi. Abantu benshi rero bakunda kwibaza icyo kibazo, kavuga ati ntabwo najya mu buhinzi, banseka.
gusa ubuhinzi icyo nakubwira nk'urubyiruko twitabira ubuhinzi. Nubwo wasanga ari nk'umuntu ufite nk'ahantu hanini ayate. Nanjye rero ikintu cyagiye kisapotinga no kugira ngo mbikunde, dufite ubutaka basogokuru bari bafite ubutaka. Nabwo ndumva se ubutaka tuzaza dukomeza kubwatisha, nta kuntu nabubyaza umusaruro nkandi. Ndavuga ntangira gake mpinga ibyo bishyimbo gake, ariko ngero ndavuga ati ariko nta kintu nakora kiri permanent cyama amafaranga. Nibwo gutangira nk'ibi binyomoro hano ahantu bigeze, tomariro hano imeze neza kabisa. Nuko rero nagiye mbizamo urana aho nyine revo biri kugenda bifata, urana ko bimeze neza rwose. Yego, nkuko rubyiruko mubyumva, uru ni urugero rwiza rw'umujeni mugenzi wanyu. Noneho wakomeza utubwira, hano turabibona ni ubuhinzi bw'ibinyomoro. Ese hari ubundi buhinzi mwa mufite ku ruhande? Urabona umurimo w'ubuhinzi ari umurimo uzakomeza, cyangwa urabona ari ibintu bikunaniza uzabivamo ukajya mu bindi? Nkuko nabikubwiye, ufite ubuhinzi butandukanye. Urana ubwa mbere muje mu kudusura hano ni ibinyomoro, duhinga na za boberi. Mu minsi iri imbere turaduproducinga urudodo, duhinga n'imyumbati n'ibyo bigori. Mbega dukora ubuhinzi butandukanye. Icyo warumbajije kijyanye no kuzareka ubuhinzi, ubuhinzi ntabwo nabureka. Nawe urabibona iki kinyomoro hano ukuntu kimeze nawe. Mu minsi iri imbere urana umuntu azaba akirigita amafaranga. Ubuhinzi ni bwiza cyane. Urebye njyewe nk'ubu ngubu ku rwego njyewe mpagazeho ubu ngubu, nta kazi ushobora kumpa yenda ngo uko amafaranga 150 ku kwezi ngo nzakwemerera. Urabona ushobora kukujyana aho ngaho, iki kinyomoro kikabura umuntu ukitaho. Kandi urabona hano iki kinyomoro Imana irikomeza kudufasha, urana yagiye bikora gake. Hano harimo amafaranga menshi, nawe urayibona, wagiye ubibona nyine. Ubwo buhinzi bwose tubufatanya, mfite vision y'imyaka 5 kuba byibuza hari urwego ubu none ahandiho nzaba naragezeho nk'urubyiruko rwiteje imbere, nka burugero rw'urubyiruko. Nawe ubuhinzi ntabwo nabureka rwose. Icyo ngicyo cyo ni ibintu bigoye cyane kuba nabigusobanurira. Hari imbogamizi mwaba muhora nazo? Imbogamizi ntabwo zabura, of course urabyumva. Nk'abantu nyine urabizi, utangiye business uzi ko wahomba cyangwa ukanunguka. Ariko imbogamizi tugenda duhura nayo hano, twahuye n'ikibazo gikomeye cy'amazi aturuka hariya muri gare. Urabona iruhurura iva hano muri Rwanda, duturanye na Musée National y'u Rwanda. Urahabona hano muri gare hari iruhurura y'amazi. Hano amazi akiza neza, iruhurura ikimeze neza, amazi yamanukaga neza. Ariko uranda cyaragudutse, amazi yabaye zagara. Ubu hano twarwanye n'amazi, amafaranga yahagendeye. Nk'ubu ngubu wenda nk'icyo wenda twasaba nk'abantu badukurikiye nko kuri channel yanyu, nk'abo bayobozi, kuzadukora nk'ubuvugizi bakadukora ino rigori ikongera ikamera neza, byibuze amazi akongera akamanuka ari straight. Kuko urabona ibinyomoro byaragiye, urabibona bimwe hariya. Gusa nyine ntabwo umuntu ajya ahura imbogamizi, murabibona ibinyomoro bimwe urana byagiye bigenda. Nk'ubu hano kuza kugera hano hari ibitovu, hano hose hari ibinyomoro urana byagiye bimwe tubikoramo tubisubizamo byatewemo. Urabona ni imbogamizi turi guhura nayo rwose. Urana ibana inkangu, tumereye nabi, tugira agahenge mu gihe cy'izuba. Ariko nk'ubu ngubu none ino mvura y'uku kwa kane none tubizi. Gusa nyine challenge ntabwo zabura, niyo mbogamizi numva twahuye nayo nyine. Hano ni mu gishanga. None igihe ibi binyomoro bizaba bimaze kwera, umutekano wabyo aho ntibizibwa, ugasanga umusaruro wawe wari wabonetse, ariko kubera barusahurira mu nduru ubu buzubona. Nk'uko murabibona, ubuhinzi bwose busaba step, ibintu byose ni step. Urana twahereye seeding process, tugera kuri gahunda yo guhumbika, turatera, tukora ibintu byose. Ariko igihe cyo kubirinda, hano amafaranga arahari yo kuzabirinda. Urana kitangiye kurabya mu minsi iri imbere, nigitangira kurabya kitangiye kuba gitukuye. Hano dufite abantu tuzashaka bakabirinda. Kucyo kurindaho nta kibazo, twaragiteguye na packaging ku buryo bizava hano bibigenda. Ibyo ni ibintu tuba twarateguye, nta kibazo gihari. Icyo ngicyo cya security cyo twagitekerejeho, nta kibazo. Urakoze cyane
abakurikiye Hawe Ubwenge TV, namwe mwabyumviye ko ikinyomoro ari ingirakamaro. Murakoze cyane, turabashimiye. Yari Hawe Ubwenge TV. Ntiwibagirwe kureba n'izindi nkuru zacu nziza kandi zubaka. Kora subscribe kuri Hawe Ubwenge TV.